Ni karibu mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kuri mwese, twishimiye kubana namwe nk'ibisanzwe muri kumwe na Emerance Ndayisaba. Ese kuba wagize akazi kenshi kakaza kugutera umunaniro mwinshi, ni ngombwa ko watura umujinya buri wese uhuye nawe, yaba abo mu rugo ukagera mu rugo ubahutaza cyangwa se undi wese muhuye ukabasha kumuhutaza kubera wa munaniro watewe n'akazi cyangwa se n'ibindi bibazo wahuye nabyo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Muri iyi minsi usanga abantu bamwe na bamwe wagiye ujya mu kazi wahuriyemo n'ibintu byinshi ntikabashije kugenda neza, ariko nyamara uko witwaye nyuma y'uko ibyo wari witeze bitagenze neza, byakuzaniye ingaruka zitari nziza kubera utabashije kubyitwaramo neza. Wageze mu rugo uhutaje umwana, umugore, umugabo, umukozi, buri umwe wese uragiye ugeze mu rugo uracecetse, nta kuramutsa abo mu rugo, nta gusuhuza abo usanze mu rugo ngo ubabaze biriwe ute, ese umunsi wabo wagenze cyangwa nabo nibanakubaza ubashe kubasubiza, ahubwo nibakubaza uceceke umere nk'aho utabumvishije, nyamara ntabwo birakemura cya kibazo cyawe wari ufite, ahubwo birakongerera ikibazo wari ufite, bikomeje kwiyongeraho n'ibindi bibashe kuba byagera no kuba wabasha kuzana intonganya mu rugo kubera kukuvugisha ntuvuge, ntibazi icyo wabaye, ntibazi uko byagenze, ugasanga bigeze ku rwego utari witeze. Nyamara bitandukanye nuko wari kugera mu rugo ukabasha kubasuhuza, kubabaza uko biriwe, bakubaza uko wiriwe ukabasubiza mukaganira, ukabasha kubabwira uko uri kwiyumva cyangwa se uko umerewe, kwa kundi wagize umwanya ukabafungurira umutima ndetse ukabasha kubafungurira amarangamutima yawe, na bya bibazo wagize birabasha kugabanyuka, bibashe kuzana umwuka mwiza mu rugo ndetse babashe no kukwihanganisha. Muri iyi minsi rero usanga abantu twavuye mu rugo, twagiriye ibibazo mu rugo, turabyutse mu gitondo tugeze muri ka kazi buri munsi twirirwamo, abo twirirwana nabo urahageze ubatuye wa mujinya wawe wakuye mu rugo, urahutaza buri umwe wese, uramubwira nabi, uramutuka, arakubaza ukamusubiza ibitajyanye, uramusohora, niba muri mu nama umubwire ngo sohoka, cyangwa se niba ari umunyeshuri uri mu ishuri umusohore mu ishuri umutuye wa mujinya wakuye mu rugo. Ese ibyo birakwiye? Twakiga iki none? Twahigira iki none? Reka twige kwitwara neza mu bibazo twahuye nabyo, twige kureba uburyo twabinyuramo neza nubwo twabigize, ariko twe kubitura bagenzi bacu, ari abo mu rugo tubana nabo, ari abo dukorana nabo ku kazi, ari abo twakira duha serivisi cyangwa se duha inshingano, ngo twe kubabwira nabi, kuko ibyo bigira uruhare runini mu kudindiza akazi, ntibizane umusaruro mwiza cyangwa ntibyihutishe akazi. Ugasanga niba wagombaga kwakira umuntu umubwiye nabi, nawe wangije amarangamutima ye, agiye atishimye kandi nyamara yari yaje ameze neza, ntazongera no kukugana cyangwa se n'abandi bakuganaga arababwira ati hariya hantu nubwo tuhajya ariko ntabwo bimeze neza, urumva ka kazi kawe ntabwo kazagenda neza ngo gatange umusaruro. Twige kubwira neza abatugana, twige kubwira neza abo tubana nabo mu rugo, twe kubatura ibibazo twahuriye nabyo muri ka kazi ka buri munsi. Ibyo bizagira uruhare runini mu mibanire myiza n'abandi, mu mibanire myiza mu rugo, abo tubana nabo urukundo rukomere, rushinga imizi rugere kure, ndetse nitubasha gufunguka tukababwira uko twiyumva n'uko tumeze n'uko tutameze neza, bibashe kugabanyuka, tubashe kugarura umwuka mwiza mu rugo, natwe ubwacu tubashe kugira amarangamutima meza.
ndetse bizagira n'uruhare runini mu gutanga umusaruro mu kazi kacu dukora buri munsi, abatugana biyongere baze ari benshi, urumva niko n'umusaruro uzaza ari mwinshi. Mwakoze cyane rero gufata umwanya wanyu mukumva iki kiganiro, Imana ibahe umugisha.